Unako hari asinde ntabwo tuzagira pima n'ibere 10 sawa nyine ari inyamurya ikaguhagama kandi idapima n'irobo ugasanga urimo yakuri ubuzoriyi ikamubwira ari kondisiyo ndi kuguha ngewe mbifitiyemo uburenganzira sibyo mfite uburenganzira hariya hateje utazazana akanga kugufungurira ubwa ndi umugome yewe baranaguhemukiye kukujyana n'ubundi niba nawe noneho waribuje waragiye ureke mbabwire umva umuntu mana yisinisha umuntu utumva mana niyo noneho bajya bambwira ngo nipfukame bankubite mana nzajya nemera nibashaka bajye bacicamba ishyamba ryose barimarireho mbega gereza iragatsindwa n'Imana iragatsindwa ndagiye uzi ko hano ushobora kuryama uri umuntu umwe muharyama muri abantu 10 sinzi impamvu ntakuretse gusigare hari ubu nka ubundi wasigara bya biratware kuza hano kuno cyane ngo ngende umugore ubugira wigaragaze kuri kariya gakobwa se niba uzari kusigaye itereta niba ari ibiki mbabarira ambwira utyo mbabarira ambwira utyo none se sibyo nuwe naterese na nani wajyanye usigaye itereta umva mubwira bwira nyine azaguhondera mu nzira gere byo hona gusa we guza hano kukwikurikiza waruje kunsebya waruje kugira gute kumbwira ntagaro watangiye unsebya ngo ndi umusazi ngo narwaye mu mutwe kandi subona uri muze nubwo uratangiye ayiwe acyari byo tubyihorere ariko kambwira tugiye kumanuka tugende hariya urumva ariko yantuza yanduru yawe ya buri munsi ya kodi uyigabanya urabyumva tangiye no kongera kuntuka yemvuza induru ngo iki hariya gukomanga hariya none urubavu rwabonye urwaro ubwo rero kuza ugira gute makondisiyo se nge mfana iki nawe ntacyo dupfana izo ndi kugwa nizo mfite ku muryango biratandukanye urabyumva kuza hariya dore nk'ubu rakiyageze hariya urumva byahageze nuko wagera rero iyo ntuza yawe ugabanye kugira gute akarenge kawe ukagabanya kuza hariya ugenda hariya urumva wakangabanyirije ntabwo ariho bamarira inkweto wakangabanyirije nire kukugabanyiriza ni ibyo ndi kukubwira urumva nta ujye gushaka konseza ukagaka oya nta kukugabanyiriza birenze ibyo ndi kukubwira mu magambo ubwo rero ibirenze ibyo ngibyo uzasanga noneho nicanye poseze nk'uko bivuze kugira ngo ngire gute yewe ugabanyirize uwo muntu uruho wawe nyamara narose utari buhamara iminsi irenze 2 sawa nyine niba ari we wampaye akazi nta minsi 2 kandi akanwa burya ibyo kavuga byose urumva ari gihe kagira kanarengera ubwo rero niba nta minsi 2 ibyo nabyo nta kibazo urumva kandi nyuma uzangarukira ugarukira se ugarukira nje ugarukira ubura wabuza aho werekeza nerekera se urabona uyobora umudugudu ku buryo nzaza nje kugusaba ibyangombwa ibyo nayobora byose wayobora byose hari umudugudu ufite kuko ntafite n'aho uba ntaho mfite kandi sikare wowe ncumbikiye none urimo uranyita umuyobozi wowe ncumbikiye kandi ufite ibibazo ntukame kondisiyo kwa petit frere sawa nyine nuza n'umutwe munini nzawugabanya urabizi unako hari asinde ntabwo tuzagira pima n'ibere 10 sawa nyine ari inyamurya ikaguhagama kandi idapima n'irobo ugasanga urimo yakuri ubuzoriyi ikamubwira ari kondisiyo ndi kuguha ngewe mbifitiyemo uburenganzira sibyo mfite uburenganzira hariya hateje utazazana akanga kugufungurira ubwa ndi umugome kugira ngo sinabikubwiye komeza umuziki ko umuntu akubwira ukazana ubugambo bwa bundi butanasobanutse komeza umuziki numve naguteza amatwi hari ukuntu uhagaze n'ubwanwa gusa kandi mu bitekerezo wapi washoje nashoje okay sawa cyaho tugende rero ngo iki cyaho tugere niba wasoje wagiye se nshatse ko nanaguma hano nuko utanahangu nanakurega ari kukagenda ntuzi ujya se
wanandega nkagenda nakureka ukagenda uzi rega ntuzi no kuvuga aha ntabyo niba ari uko tuba duhagaranye ari ubwoba uba ufite gusa simbizi ngo mfite ubwoba se reka nkureke aba ari wowe ugira gute kugenda go genda genda sha ni danje kabisa urashyaho ndashyanye rero nyine ngo komeza ikintu iyo kidahiye kiraribwa komeza uranjyana none se ujyanwa n'amaguru yanzanye kwibwira amaguru rero mugihe nese ninjye wowe nyine wakuzanye ko numva iyo ndi kukureba utabubona duseka nese ubona wowe mbaseka nawe sinakubwiye ko nzagushyira mu mufuka w'ibishimbo bakakujyana kuraje nzaguhitera inkunga nujya kunshyiramo nzakubwira banzemo amaguru ikindi gice ngewe nzishyiramo ntabwo uzanaruha rero iyo niyo nkunga nge nzaguha nyamara ndabikubwiye nyine urabimbwiye ntanabyumvise ariko ngewe nkunga ngenda yiguha nanjye nabikubwiye ko nzayiguha uzashyiramo amaguru ubwo nanjye kwihina nishyira mu mufuka ibyo nibyo kuvuga ibyo ushaka kuvuga urumva wongera kuzana itirika ariko siko ndamvugana na petit frère niwo ndabizi uramubwira n'ibyo utanateganyije kubera twageranye aho uzi ko igitima neza gise kitimbura ese iyo muje noneho nanone umusore wanjye nawe ntureba ese ntana yanjye cyane mutubabarire rwose murabona dutuje ku buryo turimo turayambirana no koga ryari kunumva akantu kaka ngo twoga wakoga utese abantu twari turi se wabona ukuntu ukaraba mubanze rero ko tuvugana basi mugende mubanze mu noga ariko nta sheri nta musheri unuka nari nibeshye wagiye witonda nta nibeshye wari wibeshye wabonye ugira imana biragusiga none utangiye ese nanjye ko burase igihe nabikoze mbishaka ntiwabyihorere ngo koga gusa imyenda twagiye twambaye ntabwo ariyo tucyambaye nyine mwihangane wakoga se yakwiye nanjye no kubasanga hari ansanga ugiyemo udafite amafaranga ya buje ninde se waguha nanabuze nuko hatandukanye na hahandi mwirwa mwidegembye ahantu twari turi ukuntu hameze ubu ko mbona utari kugaragara ngo urutambaro uzi ukuntu umusatsi wanjye umeze watinyuka kuwureba se ubutagenje meze gutya ari uko nishimye nta nubwo ariko muri habamo abantu ndabona bijyanwa no kukubera ntacyo uzi abagome babamo uzona hari imisatsi yose itarapfukaguritse uzi imisatsi yose byari byavuyemo ari uko ndinza kongera kureba ukuntu bigira kugira ngo ndeba kubera iki batujyanye nta n'igiceri cy'icumi dufite ngo cyabuje ngo batanga ngo bagaza kuvuga ngo kose ngo yabuje buje si yo gucana buje uyigurira wowe ariko harimo abagore uzi kagufata kagukubita kunza akagira ngo ntabwo uri ikiremwa muntu byibura niyo mbaza gusaba abapolisi batujyanye harimo maze y'iminsi inda yaragiye ubundi ntabwo waryaga uduhungure turi hariya akayazi kamwe baguha ni inkoko babahara akayazi kamwe baguha saa munani ukazongera gufata kandi saa munani z'ukuri bakakumarira ibyo gusa hari icyo mutanga baranaguhemukiye kukujyana n'ubundi niba nawe noneho waribuje waragiye ureke mbabwire umva umuntu mana y'isinije umuntu utumva mana niyo noneho bajya bambwira ngo nipfukame bankubite mana nzajya nemera nibashaka bajye bacica ishyamba ryose barimarireho mbega gereza iragatsindwa n'imana iragatsindwa uzi ko ahantu ushobora kuryama uri umuntu umwe muharyama muri abantu icumi muhekeranye icumi se nama za hasi ngo baba bicaranye gutya urabivuga nk'uwagiye abantu baryama ni babandi batanze ayabuje nibo bafite uburenganzira ubundi muricara nta kibiriti se cyo kiba kiriho cyo kuyicana nata pole mwagiye mwitonda icyababwira ahantu tuvuye cyangwa imana yo mu ijuru iduvanye uwite ndagushimye ngo uhaye n'icyubahiro uzandike turi imana irakoze ariko mana yawe mutore mwari kuba mwafase abandi babakobwa njye nari mfite no gahunda yo kuza hariya nzongera nawe kugusura none se wagize ngo mara wasanga atanahahinga
yahinduka se ubuse twari tumaze y'iminsi ingahe ntabwo munuka disi iminsi ingahe twari tumaze yo kutigeza utureba wagiye kumureba wigeze utuzana n'amazi yo kunywa indese areba reba ukuntu iminwa yumye no kugira ngo ubone amazi yo kunywa ni ikibazo uramwita sheri wawe warangiza ukanamwita sheri wawe katire nimba imitango uyigaruye mbabarira ni wambara urayigaruye nta nta mwuka afite wo kuvuga rwose mbabarira ubwo reka ndebe nyine dore ngiyi nta n'icyo yabaye wumvise nta mwuka afite wo kuvuga ntacyo umva rwose hoze wawe ubuze uko agira neza none se rata mureke mbibwire mwatubabariye ko twagize Imana Cynthia akaza kudusabira imbabazi Cynthia arimo adusabira imbabazi ahubwo Cynthia